Urukundo ni kimwe mu bintu biryoha, ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bwacu bugira nk'intego. Tugiye kuganira ku bikomere by'urukundo, ariko noneho bya bikomere natwe tuba twagizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ngira ngo buri muntu aba yaragize igikomere mu rukundo, usibye babandi bagize Imana bakaba baragize umukunzi umwe ubuzima bwabo bwose, naho ubundi en general uwo mupfanye ntabwo aba ari we uba warakunze bwa mbere, ntabwo ari we uba ari we like unique amour wawe. Niba rero ufite Imana ukaba warakunze umuntu umwe kugeza ubu ngubu akaba ari mukiri kumwe, respect. Okay. Zimwe rero akenshi iyo ubabaye mu rukundo amakosa uyashyira kuri mugenzi wawe, amakosa uyashyira ku muntu wakubabaje, wibanda ku bintu yakoze bikakubabaza, wibanda ku bintu byapfuye, ariko ntabwo akenshi twibanda kukibaza ngo ese ko mbabaye mu rukundo, ko byarangiye, nubwo bitarangira yenda ko ndi mu rukundo ko nkaba mbabaye, nkaba ndi malheureuse kubera ko umuntu nkunda ari kumbabaza, cyangwa kwa ko urukundo nyine rutari kuryohera, rutari kugenda nk'uko rwakagombye kuba rugenda. Ntabwo akenshi wibaza ngo ese njyewe n'iki nakoze, ni uruhe ruhare rwanjye, njye mbifitemo uruhe ruhare mu kuba ndi kubabara, mbifitemo uruhe ruhare kuba urukundo ndimo ruri kumbabaza, cyangwa urukundo rwarangiye, cyangwa nyine relation yanjye iri kumbabaza gutya. Uyu munsi rero ndagira ngo mbasangize bimwe mu bintu uba warakoze, bimwe mu bintu uba waraparticipye kugira ngo ube ufite igikomere ufite uyu munsi. Nawe niba utarakigira nagushishikariza kureba iyi video kugira ngo ube wakwiga, ukuremo amasomo, bibe nk'amasinye uzajya ureba mu kuntu relation yawe iri kugenda, cyangwa mu ko yatangiye naho iri kugana. Bimwe mu bintu rero abakobwa bakunda gukora, iki ngiki cyo cyane cyane abakobwa nibo bakunda kugikora, ni ukwiteza inda. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umukobwa aba ari muri relation n'umuhungu, ariko umukobwa akaba amukunda kurusha uko umuhungu amukunda, cyangwa umukobwa akaba ashaka mariage, akaba ashaka commitment, akaba ashaka relation, akaba ashaka nyine relationship ifatika, ifite essence, ifite inzira, ariko umuhungu we akaba atari tayari. Umukobwa kumva ko niyiteza inda namubwira ati ndatwite, umuhungu araba ari oblige kumushaka, umuhungu araba ari oblige gutanga inkwano, umuhungu araba ari oblige ndakumufiansa cyangwa ibintu nk'ibyo. Ariko akenshi umuhungu ashobora kukwihakana kuko ntabwo we yari afite iyo gahunda. Umuhungu ashobora kuba ari kumwe nawe kubera yuko afite umwanya wo gutakaza, kubera ko afite irungu, ashaka umuntu uzajya umuha amaturu, cyangwa ashaka umuntu uzajya, hari abakobwa baba barigize nk'abagore kandi nta titire bafite, umukobwa ubyuka akajya aza gukoropera umugabo we amutekera, nyine ukabona wabaye madamu utari madamu. Rero ibyo bintu yari wowe wabyishyizemo, yo to blame. Amakosa aba arayo kuko nuba warabitangiye, nta muntu uba warakubwiye ngo uze ube madamu w'uwo muntu atakwemvise, nta muntu uba warakubwiye ngo wishyiremo amayide adahari, nta muntu wakubwiye ngo upushinge. Ni ukuvuga ngo kwiteza inda rero ni kimwe mu bintu bikomeye. N'umuhungu niyo yagutera inda akemera ko mukorana ubukwe atagukundaga, nta byishimo ufite muri urwo rugo, kuko aba ari urugo rumeze nk'aho wamuforshije. Kandi yenda umukobwa ashobora kujya mu rugo akiforsa, ariko umugabo ntabwo yakwiforsa. No, ni handi usanga umugabo azaka apfa kuba ngo yaguhaye amafaranga yo kugura ibiryo by'umwana n'ibiki, umugabo utazamubona yishimye, utazamubona yakwishimiye, akakubwira ati simba naguhaye ibiryo by'umwana, ikindi ushaka ni iki. Ava ku kazi akigira guhenga ingatu n'abandi bantu, agataha uko aje kuryama. Kubera iki? Ameze nk'uri muri prison. Ni trap wamushyizemo, ntabwo yari amahitamo ye, ni ibintu, ni umutego wamuteze. So
nta nyungu bifitemo, aho uzasanga uri mu rugo rukubabaje, uri muri relation ibabaye, nta byishimo ufite kubera ko ari wowe wari wabiteye. Ikindi kintu rero kiba gishobora kuba cyaratumye ubabaye uyu munsi mu rugo ni ukuba warihutiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi wawe. Ni ukuvuga ngo cyane cyane nk'abakobwa, iyo uriye agaturu hari hormone ziza, sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita, ariko hari hormone ziza zishobora kugushuka bigatuma ugira attachment ku muntu. Rero iyo attachment ugize ukaba wayitiranya n'urukundo, kandi iyo wabyitiranyije bigera ahantu kumva ufite nka passion bikabije, ubushyuhe butuma utakibasha kuba wareba umuntu uwo ari we neza neza. Ari nta handi ushobora kuba unabibona ibibi bye, ubona ko adakwiye kuri wowe, ubona ko atari we muhungu washakaga, ubona ko atari we companion w'ubuzima bwawe wifuzaga, ariko kubera ko wamaze kurya ituru, nyine nka addiction, biroroshye kuba waba addicted ku kuntu umuntu aguha agaturu, bigatuma ufunga amaso ku bindi bintu byose biri red flags, ku bindi bintu byose byari ngombwa mu kugira ngo wishime, afite izindi defu udashobora kwihanganira, ariko ugafunga amaso kubera izo hormone, iyo attachment wagize igihe kitaragera. Kandi turabizi iyo hashize igihe iyo attachment igenda ishira, iyo passion wari ufite irangiye, utangira kubona ukuntu uwo muntu wowe nawe nta compatibility n'imwe mwari mufitanye, ari ibyo ngibyo biri superficiel gusa mwari mufitanye. Ikindi ni ukuba ufite ibyiyumviro, ufite ibintu utegereje ku muntu, kandi ntabyo yigeza kwizeza, nawe yewe utarigeze umubwira ko ari byo ushaka. Ni ukuvuga ngo hari igihe uba uri muri couple n'umuntu mukamara imyaka 5, ugatangira kurakara, ugatangira kubabara ngo yagutakarije umwanya, ngo yakoze ibiki, kandi nyamara muri iyo myaka 5 nta munsi n'umwe yigeze akubwira ngo ndewe ndifuza kuzambera umugore muri future, nta munsi yigeze akubwira ngo ngiye ndashaka kuzabyara, nta munsi yakubwiye ngo ngewe mfitanye nawe gahunda iyi n'iyi. No, mwari muri kumwe gusa, wumva wamukunze mukikomereza. Ninde se wakwanga umuntu uri kumuha care nta bindi bintu amushakaho? Ntawabyanga, aho no gutampuriza. Nk'umuhungu ashobora kuba afite gahunda ko azakora ubukwe mu myaka 5 iri imbere, hanyuma wowe muri iyo myaka 5 imbere wowe akaba atari byo ushaka ubukwe mu myaka 2 iri imbere. Urabona ko ntago mufite goals zitandukanye, ntago mufite expectations zingana, ntago mufite goals zimwe, ntago mufite expectations. Nuvuga ngo muri urwo rukundo, ariko ntago mufite inzira zimwe. Ni nkaho muri mu modoka imwe, umwe ashaka kujya i Bugesera, undi ashaka kujya mu Ruhengeri, hanyuma bizagenda gute? Urumva ko ari ngombwa ko umwe azasohoka kugira ngo mugenzi we agende aho arimo aragana. Icya gatatu ni ukutumva. Maya Angelou ni umwe mu ba poete nkunda, ubundi ntabwo nkunda poeme cyane, ariko ni umuntu wankundishije. Yaravuze ngo umugabo nakubwira icyo ari cyo, umugabo nakubwira, umuntu nakubwira uwo ari we, umuntu ntakubwira who they are, ngo uzabumve. Ibi ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hari ukuntu mu mutwe wacu tuba twarishizemo ko abantu ari beza, ku buryo ibintu byose bibi akoze wowe umushakira ukuntu ubigira byiza. Umuntu tuvuga akazi, umugabo akaba aragukubise, warangiza wowe ukavuga uti ni amakosa yawe kuba yagukubise, ngo ko wamurakaje, ngo kubera ibi n'ibi. Nyamara wakagombye kuba wigiye isomo muri ibyo bintu, ko uwo mugabo ari brutale. Niba mwari mukiri muri level, mukiri mu rwego rwo kuba muri kwiga kumenyana, ibyo ukabura bimenyesha inzira zawe hakiri kare. Ni ukuvuga ngo abakobwa cyane cyane nibo bakunda ibyo bintu byo kuba umugabo akwereka uwo ari we, akakubwira yuko atazigera abyara, adashaka abana, cyangwa akakubwira yuko we ashaka gusa kuziterera umukobwa inda, nta bintu by'ubukwe. Urumva wowe ukavuga uti we nta kibazo, ngiye nzagumana nawe, namara kunkunda azahinduka, namara kunkunda azahindura imitekerereze, nawe ashake gukora ubukwe. No my dear, umuntu nazajya kwibwira, umuntu nazajya kwiyereka, please jya ubyemera. Umuntu niba ari mubi akakwereka ko ari mubi, byakire, ntumushakire
raison zituma nyine ufunika ubwo bubi bwe ngo wihe raison positive zidahari. Ni nkaho uba uri kuzirema, kuko umuntu yakweretse uwo ari we, yakweretse ububi bwe, ndakwinginze umuntu azakwereka ububi bwe, nazakwereka uwo ari we nubwo atari byo wowe ushaka, ariko nazakwiyereka ujye ubifata gutyo, kuko nta muntu wahindura. Kugira ngo umuntu ahinduke aba ari decision we yifatiye. Umuntu ahinduka ari uko we yashatse guhinduka, ntago umuntu ahinduka ko wamuhindura. Nese wowe uri Yesu? Niba uri Yesu ubwo uzakomeza utegereze kuzahindura umuntu, naho ubundi nta muntu ushobora guhindura mugenzi we usibye uwo muntu wenyine yashatse guhinduka cyangwa ari Imana yamuhinduye. Iyindi mpamvu ni ukwihuta mu bintu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugere ahantu uvuga ko ugiye kugirana relationship n'umuntu ifatika, ni ibintu bigomba gufata igihe. Ntago abantu bamenyana mu kwezi kumwe ngo bahite bavuga ngo babaye fiancé, cyangwa abantu bamenyane mu mezi 2 yonyine ngo bahite bagenda gukora ubukwe. Excuse me. Ni ngombwa yuko uwo muntu mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose, umuntu mugiye kubana ubuziraherezo, ni ngombwa yuko ufata igihe ugakora niba ari interview nkuko nabivuga, ugakora periode d'essai, kuko ni ibintu niba se iyo ugiye gushaka akazi ubanza gufata umwaka cyangwa amezi 6 yo gukora periode d'essai kugira ngo baguhe contrat ifatika. Kubera icyo ugiye gufata akazi ushobora kugasezera ugashaka kandi, kubera icyo ugiye gufata decision yo gukora ubukwe n'umuntu udashobora kubiha akanya gafatika, ko ari ibintu ni decision, ni icyemezo ugiye gufata kizahindura ubuzima bwawe bwose. Rero ni ngombwa yuko ufata umwanya, kuko umwanya uzagufasha gusobanukirwa ibintu byinshi kuri uwo muntu mugiye kubana. Ntago uzamumenya wese, ariko at least uzamenya idée générale, uzagira idée générale, uzagira bimwe mu byo usanga bizagufasha kureba red flags, bizagufasha kureba ibibazo bizashobora kuza mbere, ukaba wabasha kubibona hakiri kare, ukamenya niba uzabyihanganira cyangwa niba utabasha kubyihanganira, niba ari solution mukayikora, niba ntayo kandi mukarekana. Kuko ntago buri muntu mukundanye agomba kuba umugabo wawe, ntago buri muntu wese mukundanye agomba kuba umugore wawe. Ntago kubaka urugo ntago biri baze ku rukundo gusa, hari ibindi bintu byinshi bigomba kuba byahuye. Ikindi kintu rero uba ukwiye kwirinda, ikindi kintu gishobora kuba ari kimwe mu bintu wakoze wowe biri gutuma ubabara mu rukundo urimo uyu munsi, ni ukuba waremeye kujya mu rukundo kubw'impamvu zitarizo, kuba waremeye gukorana ubukwe n'umuntu ku mpamvu zitarizo, kuba waremeye kuba muri relationship n'umuntu ku mpamvu zitarizo. Hari abantu benshi bagenda nk'abakobwa ugasanga yemeye kuba umugore w'umuntu kubera ko uwo muntu yamwishyuriye minervare, ari umukene, yamwishyuriye minervare ari umwana, ubu ngubu akaba yakuze, umuntu wamwishyuriye minervare akaba ari kumubwira ko amukunda, ko agomba gukorana ubukwe. Umukobwa akumva ko amufitiye ideni, nawe akemera bagakora ubukwe, nyamara ntago amukunda. Nawe wa mugabo we, niba wumva uri umugira neza ushaka kwishyurira abantu minervare, ntago nkugushishije ugenda wishyurira abantu minervare ubafashe, ariko ntutegereze yuko kuba wishyura umuntu minervare biri butume yemera ko umugore wawe. Impamvu ibyo ngibyo atari byo nuko ntago kwishyurira umuntu, ntago gufasha umuntu bigomba kuba bizanye n'ikindi kintu en retour. Iyo mukoze ubukwe bimeze gutyo rero nibwo usanga muri mu rukundo, muri mu rugo, kubera ko umuntu yumva yaragufitiye ideni akaba ameze nkaho ari kukwishyurira ideni. Kandi urugo rugomba kujyamo, urukundo umuntu agomba kurujyamo ari amahitamo ye yafashe ku giti cye, nta wundi muntu wamutumye kuyafata. Kuko n'igihe bipfuye abavuze ati ni amakosa yanjye, ni njyewe wafashe iyi decision, ni njye wakoze amahitamo mabi, ariko utagiye kubiblaminga ku bandi, utavuze ngo ni ukubera kanaka, iyo ukumva uwanze umuntu ngo niwe wabiguteye kandi nyamara niwe wabyiteye. Niyo ufashije umuntu, please wa muhungu we, niba wishyura umukobwa minervare, ntutegereze ko ari itegeko ko azakubera umugore. Tubyumvikaneho hakiri kare. Iyo minervare bashaka kumwishyurira ngo kugira ngo azakubera umugore, yifate uyishyurire murumuna wawe, musaza wawe, kuza wawe, inde wawe. Nawe niba ushaka kumufasha bimufashe, kuko ari ikiremwa muntu wagiriye impuhwe ushaka gufasha, ntumufashe ngo ni future mugore wawe. Cyangwa niba nabishaka kubikora ariko nabyanga, ntuzamuvume, ntuzamushyiraho amakosa, kuko ntago ubukwe bukora gutyo nka business ngo dona ndakwishyura minervare nawe mbere umugore. Ikindi kintu ni ukutigira ku makosa. Ni ukuvuga ngo hari abantu bahora babara mu rukundo kubera ko basubiramo amakosa amwe. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo uri mu rukundo n'umuntu bikarangira,
ugomba kugira isomo ukura muri iyo relationship irangiye. Ugomba gukuramo isomo ukamenya ngo byapfiriye aha, byapfuye kuri iyi mpamvu, noneho ubutaha nujya gukora iyindi relationship uzamenye ibyo wirinda, uzamenye amahitamo. Niba ubushize wari wahisemo umuntu ukoresha ibiyobyabwenge, umuntu unywa inzoga, umuntu urwana ugukubita, ukaba wamuretse kubera ko ari brutal, kubera ko ari umuntu mubi, kubera ko ari umuntu kubabaza ugukubita, ari umuntu wirirwa ajya mu nzoga utajya ubona ibintu nk'ibyo, hanyuma mwarekana undi muntu nawe akaza kugutereta nawe ameze gutyo, nawe ukabyemera. No, ibyo biba bigaragaza ko utigiye ku makosa yabaye ubushize. Cyangwa niba umuntu mwari muri mu rukundo akaba yakundaga kukubeshya cyane, bikaba ibintu birenze, ukaba utabishobora, mukaba mwarekanye kubera ko utari ukimwizera, kuko iyo umuntu akubeshya cyane nyine umutakariza icyizere, ukaba watandukanye n'umuntu kubera ko yari amaze iminsi akubeshya, n'igihe akubwije ukuri kumva wamutereye icyizere bigatuma murekana, hanyuma utaha wajya gushakana, wajya gukundana n'undi muntu, wowe ubwawe ugatangira kujya umubeshya, cyangwa nawe ari umubeshyi ukabibona ukabyirengagiza. Urumva ko uri kugenda mu rukuta dele debut, ugomba kuba wabibonye kuri kujya mu rukuta ukabireka hakiri kare. Ikindi kintu ni ugutinda muri relationship kurusha uko wakagombye kuba wayitinzemo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bamaranye imyaka 3, imyaka 4 bari muri relationship ibabaye ariko ntayivemo. Wari uzi ko ukuri gutinda kurangiza ibintu, ukuri gutinda gukatira uwo muntu, ukuri gutinda kurekera aho ngaho relationship, niko umutima wawe uri kwangirika kurushaho, niko amarangamutima yawe ari kugenda yangirika kurushaho, niko igikomere uzagira kizaba kinini kurushaho. Ni ukuvuga ngo niba urekanye n'umuntu nyuma y'umwaka umwe gusa cyangwa nyuma y'amezi 6, ntabwo igikomere uzagira kizamera nk'icyo uzagira igihe uzaba warekanye nawe nyuma y'imyaka 3, nyuma y'imyaka 4, kuko muzaba mufite memories nyinshi, muzaba mufite ibintu byinshi mwacanyemo, muzaba mufite ibintu byinshi musangiye, mwaguze hamwe, cyangwa mufitanye nyine musangiye, harimo n'icyo gihe usanga mwaranabyaranye cyangwa ibiki. Ibintu nk'ibyo bizatuma mukomeza kwibukana igihe kinini cyane. Niko usibye n'ibyo, niko plus mutindanya, niko umuntu akubabaza kenshi, niko agenda umutima wawe yawusenye kabisa, yawugize ibyatsi. Nuvuga ngo umuntu nakubabaza ujye umureka hakiri kare atarakubabaza cyane. Ndabizi bamwe bavuga ngo iyo umuntu agukubise hano ngo nawe utanga hano, ariko ngewe uko mbyumva, twebwe ko ngiye mvuga uko mbyumva, niba umuntu akubabaje kandi biri kukubabaza ukabibona ko bidashobora kuzahinduka, ukabona ko atanari no kubona, atanafite n'ubushake bwo guhinduka, kandi wowe biri kukubabaza cyane, genda umutima wawe utaramungwa, genda amarangamutima yawe atararangira, ataraba mabi cyane, genda utaraba igisenzegeri. Hari umuntu umubana akakubabaza akazagusiga warabaye nyine igisenzegeri, utakiri umuntu wuzuye wahahandi wababaye cyane ku buryo usigaye ureba ibintu ukabona uracanzwe, ukabona nta nubwo wibuka kwishima uko bimera, bikagerana ukagira ngo urugo rwose, relationship zose nizo kubabara. Guess what? No, yego bagira ibihe byiza n'ibihe bibi muri relationship zose, ariko ntago ntago igihe kinini mugomba kukimara mu kababaro. Objective ni uko mwishima mukababara rimwe na rimwe kandi mugashaka ibisubizo by'ako kababaro. Niba atari uko bimeze rero, please leave, go, genda kibuno amaguru hakiri kare. Ikindi kintu rero, nsoza iyi video kuko imaze kuba ndende, ikindi kintu kituma ikintu ukora kandi kizatuma ubabara, ni igihe ubaye uri nka second choice y'umuntu, uri nk'amahitamo ya kabiri, cyangwa uri nk'umuti we, ibintu nk'ibyo. Hari abantu bigize abaganga kandi atari abaganga. I beg. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu usanga yarari mu gihe kinini cy'urukundo, wowe uhuye nawe agifite ibisebe ari kwivura, wowe ukiha mission yo kuba muganga we, ukiha mission yo kuba ngo uzamukiza ibyo bikomere bye. Afite ibikomere, akeneye umuntu umuvura, yigo uraza umuvure, ariko guess what? Namara gukira ibyo bikomere bye azakomeza inzira ze, namara gukira ibikomere bye azakunda abandi.
kuko wowe wari rebound, wowe wari umuntu gusa ni nk'ibipfuko. Ni ukuvuga ngo iyo urwaye igisebe ukishyiraho igipfuko, iyo umaze gukira bigenda gute? Igipfuko bagikuraho bakakijugunya. That's it. Rero niba wowe waraje warigize igipfuko, ari wowe waje warigize ufite mission ngo y'ubuvuzi, ukaba umuvuye igihe azakira, biroroshye cyane ko azagenda, kuko azaba yasubiye muri etat normale ye akunda, banasanzwe akunda, ko muri icyo gihe nta ndwa azaba areba ngo wese uri ubwoko, uri genre yanjye, uri type yanjye y'abantu. Ntabwo ibyo ngibyo azajya bitekereza. Ujye wirinda rero, niba umuntu agikomeretse, niba umuntu agifite ibibazo mu mutima, niba ushaka kumufasha, niba ushaka kuba hafi ye kugira ngo kugira ngo umufashe muri urwo rugendo rwo gukira amarangamutima ye, wamufasha ariko utexpectinga, udategereje yuko ari wowe uzamubera umugore, ari wowe uzamubera umugabo, ari wowe uzamubera umukunzi mu gihe cyose, kubera ko ni episode arimo, ni inzira arimo, azayirenga usigara aho ngaho, kuko niyo etape y'ubuzima bwe wari ukwiriye. Ibirenze aho ngaho afite abandi bazakomezanya naho ubuzima bwe. Dusoza rero, iyi video imaze kuba ndende, reka dusoreze aha ngaha. Mwakoze kubana nanjye, ndabingize ukore like, ukore share, subscribe. Tumva nyine abantu bantera courage kugira ngo nkomeze gukora izindi video. Murakoze rero kubana nanjye, nawe utaha.